yanyuramo kugira ngo nkwange kandi aba banyamakuru babaho bamwe na bamwe bakoreshwa muri ubwo buryo cyane. none ikibazo ni umunyamakuru cyangwa ikibazo ni gitera wabiteye kuko n'abasifuzi nkunda kuvuga ngo abasifuzi bo mu Rwanda bakunda kuvuga ko bahabwa ruswa bagira gute n'ibindi bitandukanye ariko hari umusifuzi wo mu Rwanda wiha ruswa hari umusifuzi wo mu Rwanda wituma kuza kwiba ikipe wiha gahunda akavuga ngo nje kwiba ikipe nta muntu wamukoresheje twabanje tukaba perfect reka ngubaze ubundi urukundo uri kuvuga mu bakinnyi n'urukundo rumeze rute yego Alex ikintu kimwe uzagenda ubaze ndabizi kuri inshuti y'abakinnyi benshi kuguha ikintu kimwe kugira ngo mwereke ko umupira wawe mu Rwanda wangiritse kuva kera ibyo bintu sinari kubivuga ndi mu Rwanda uri kumva nayo nyiri muri kariyeri ntabwo nari kujya arango mbivuge nari ngishaka akazi uri kumva ikipe zo mu Rwanda mbere yuko zisaba ko abakinnyi baba professional cyangwa baba baseriye mu kazi nazo zizabanze zibe seriye njyewe aperi na Rayon za kipe zikomeye mu Rwanda yego izo kipe zose zarampembye ndi mu makipe mato ni gute rero ikipe guhemba uri mu yindi kipe kugira ngo wari umukoro ugende njyewe mbivuze nonaha uzi icyo nshatse kuvuga Dani ko yihisha ntazikinira Dani ari kurya uri kumva uziranye n'abakinnyi benshi impamvu ubwiye ngo uziranye n'abakinnyi benshi ushobora kuganira nabo bakabikubwira ibintu mvuze hano wandabizi icyo ushaka kuvuga ndakizi cyane kandi nanjye mbizi narabivuga ko kuri radio inshuro nyinshi ukuntu umupira waba muzima tukigira gutya baza bakaguha amafaranga kugira ngo ubahe amanota nimba ikipe ebyiri dufite arizo zikunda gusohokera igihugu zikaba zishaka gufata ikipe ntoya Marine cyangwa iriya Rwamagana City Muhazi United ikayihemba kugira ngo babahe amanota kandi zikizasohokera igihugu igomba gukina match zikomeye n'amakipe akomeye iri gutegura iki tuvugisha ukuri iri gutegura iki mukuri k'umupira nta kirimo irategura nta mukinnyi wo mu Rwanda ushobora kunyemera bose twarahuye baratsinze nanjye narabatsinze uzi impamvu nta mukinnyi wo mu Rwanda wanyemeraho yaba yarakinye kuri high level guhera kuri generation yatubanjirije nabo nta nushobora kunyemeraho bakarekezi nabo nta nushobora nabagatete nta muntu ushobora kunyemeraho kuko nzi byinshi hari abo nasanze mu kibuga ngitangira hari amabara bagiye bakora njyewe nari nzi ko nje mu bintu bizima Karekezi si mwakinanye yibonera abakinnyi nafataga nka ba role model banjye Karekezi si mwakinanye ntabwo twakinanye ariko twahuriye mu kibuga oya ndavuga guhura umwaka naje natangiye gukina nibwo yari avuye agarutse gukina mu Rwanda muri APR ariko njyewe nabonye byinshi yaba ari ku bakinnyi ba kera yaba ari ku makipe dufata nk'amakuru mu Rwanda nta kintu rero turi kubaka amakipe yemere ashyire hasi ibintu byose asenye yongere yubake kuko amaze imyaka kuri zero amaze yashize imyaka myinshi amakipe ari kubesha abanyarwanda noneho abanyarwanda nta n'iby'umupira bazi nicyo kibazo bazi ngo bazi ikibazo barawukunda ariko ntabwo bazi iby'umupira ntabwo dushaka kwiga abanyarwanda bakunda umupira ariko ntabwo umupira bazi erega buriya gukunda ikintu no kukimenya ni ibintu bibiri bitandukanye arawukunda ejo bundi nibwo nabigoye bagiye muri stade bavamo Rayon Sport yinjije miliyoni 204 bro ariko zero mu izamu nta baro nimwe yigeze yerekezayo
abanyarwanda bakunda rero umupira ariko ndagira ngo nkubwire ko izo kipe zose atari mufate n'izo umwanya hari mutegure n'izindi za kipe ziba zifite amafaranga mu Rwanda zishobora kuguha amafaranga kugira ngo ntabwo mvuga ku giti cyanjye njyewe nanjye narayahawe usibye ko naranje kariyeri ntariye ruswa ariko ikipe nabaga nkinira icyo gihe baraduhembaga bakaba baduhemba n'amezi abiri ekipi turimo amezi abiri bakayaduhemba yose kugira ngo tubahe amanota 3 gusa ibyo uri kuvuga byose ubutumwa abanyarwanda bari kuvuga ngo ibyo Alex ari kuvuga no kuri ndabona bose bagushyigikiye abantu pe muri comment kuvuga badani mwaje mukora live nyinshi ariko hari ibintu mwacaga mutavuga ku ruhande nkavuga cyo kubivuga nkabanza ngategereza navugaga ibijyanye n'ibyo turi kuvugaho oya hari ibintu tudakeneye kuvuga hari ibintu tudakeneye kuvuga hata Dani yavugaga akantu k'abanyamakuru koroheje abanyamakuru ni akantu gato mu mupira yonyine navugaga n'ikintu mukantera amabuye we numvishe wibanze ku banyamakuru cyane ntabwo ikibazo ari abanyamakuru nabo bafite ikibazo kuko bari mu badufasha kugira ngo twubake umupira n'abayobozi nabatunze urutoki niba umuntu yumva radiyo imwe akagenda ahindura yumva ndi mu kazi ubwo wenda tuzavugana ikindi gihe ubu ntabwo ngiye gukomereza ahandi kabisa ndi mu kazi uza ejo waretse tugakora se ni ejo urahari se ntariba ariko njyewe wanantunguye kuko njyewe mfite ibintu byinshi nshaka kuvuga bahishana ba Dani ba Bertrand ba Jabiri mfite ibintu byinshi yaba ari ukwataka abakinnyi kuri parti y'abakinnyi mfite ibyo nshaka kuvuga abatoza n'ama ekipe muri rusange nkomezi Dani ndashaka kujya mu murongo wa Alex uruhande rumwe rwa Alex hari n'abandi nabo bafite n'ibindi byifuzo byabo ariko uzamuzane Dani arabaruta mu bo ugenda utumira bose agerageza nko kuvugisha ukuri wowe gendere mu kazi noneho ndakwandikira ni box dupanga umunsi tuzari kuri mikwaje kwanda ndashaka ko tuzakora live kuri YouTube channel muri studio ndimo ndakora studio irenze byatari tuzakora live irenze ariko abakinnyi nshaka uzatumira ngenzi ko tubiziranye batagira ubwoba inde nande turaza kuvugana sawa nande turaza kubikoraho bro Umva ko abantu kubabara abantu barababaye uzi ikintu cyiza kirimo se nuko abantu bose bashaka impamvu tubivuga n'impamvu ubona duterwa amabuye iteka nuko baba bazi ko dushobora kuvuga byinshi bikangiza byinshi cyane erega kuvuga ukuri kwinshi umenye ngo bituma hari amasahani y'abandi ubukandagiyemo Dani hari amasahani menshi ubukandagiyemo y'abantu nyine urumva babare bakavuga turiya muntu we yagezeyo n'ubundi ntacyo kirwanira arashaka no kutumenera isosi ariko nyamara iyo sosi nitameneka tuzaguma tugendere ku kinyoma mpaka imyaka tuzaguma kuri ya Dani fe nanjye ndemera ko bizaguma kuri ya ikintu nzi neza cyo ni kimwe no mu myaka 5 iri imbere Imana nibikinije ubuzima n'icumi ntabwo umupira wacu uzigera uzamuka ngo ujye hejuru tuticaye ngo tubanze twicare twige biragoye nyine tuba dukina kuko abantu dukunda umupira tuwurebe nta kundi tubyagenda ariko ndakubwiza ukuri biracyagoranye Dani uzi ko buriya mu kintu kimwe gikomeye mu kibazo dufite gikomeye ngewe ntatinya kuvuga mu mupira wacu niba dushaka ko umupira wacu uba muzima ujya ureba rimwe na rimwe ujya kubona ukabona baba wa Taifa arabyutse agahita avuga ngo imbaraga nzerekeje mu buvuzi bro ubuvuzi bw'u Rwanda bugahita bujya ku rwego buri munyafurika wese yifuza cyangwa buri muntu wese ku isi yakwifuza ubu mu Rwanda oya ndavuga mu Rwanda nta hantu umuntu wese yakwivuriza bro baba wa Taifa akavuga ngo iyi mihanda ndashaka kwikorwa bro bigakunda niba hari ikintu gikeneye ubuvuzi gikomeye ni umupira w'u Rwanda kandi umupira w'u Rwanda impamvu nguvuga ngo ukeneye ubuvuzi n'iki Dani hari umutwe hakaba amaboko hakaba igihimba hakaba amaguru
bro ikintu kitaraba strong umubiri kamwe gusa. umupira wacu ni ikirombe kirimo amafaranga, ariko amafaranga arimo ni make kandi abayashaka ni benshi. Niyo mpamvu ubona habamo icyo bita kugundagurana bikomeye cyane, kuva ku mukuru kugera ku mutoya baba bagundagurana. Ibyo bintu rero ni bibi cyane. Baba bagundagurana Dani, nka buriya tugize amahirwe no kubaka ibintu biramba. Nushaka kurya, nushaka kwinjira mu kintu ugashaka kuhita urya, ntabwo bizakunda. Ahubwo ubaka gake gake, uzarya byaragenze neza, uzarya n'igihe kirekire. Betting zarahagaritswe mu Rwanda, induru ziravuga kugira ngo hari habaye iki se? Ni urukundo rwa company n'iki cyari cyabaye? Kugira ngo n'iki cyari cyabaye se Dani? Si urukundo. Tuzi abantu bagiye binjiza bagiye bakorera za miliyoni nyinshi cyane muri ubwo buryo. Tuzi abantu batwara amamacu uko bayatwara, ntabyo tutazi. Tuzi byinshi Dani. Ibyo byo ntabwo njye nabitindaho kuko ni Burayi bashobora kubikora. Ariko byibuze baba bafite naho bageze. Buriya warageze ku rwego rwiza. None umupira uzi ko kuva umupira abataliyani wabijyamo wahise uburirwa irengero. Abataliyani uracyabareba, mbwira match y'abataliyani ureba. Happy. Hanimwe. Nyuma yaho bita Berlusconi wari premier ministre, uriya wari president wa AC Milan, n'abandi babigiyemo za Juve zikamanuka. Iyo umupira w'abataliyani buryo wahise umupira w'abataliyani wahise ugwa. Ushaka kugira competition iremereye, iwawe hariyo amanyanga. Ese ubu tuzatera imbere bigenze gute koko? Man, ngiye ikintu kimbabaza ni kimwe, n'ukuntu tuba twarakuze dukunze umupira, tuwukunze ukawureka wumva ukubabaje, wanaguteye n'agahinda. Kandi sha mu by'ukuri ukakura uri umwana uvuga ati uyu mupira utazi yuko uzanawukina, wagera mu rwego ukabona Imana igucira inzira urawukina. Dani tinya ko rwose wishimye, ariko bikazarangira uri kuwubabariramo gusa. Tinya ko buri mukinnyi wese ukina mu cyiciro cya mbere mu Rwanda aramutse agize amahirwe yo kuva i Kigali bakamutunga mikoro kamwe ngo avuge ukuri, yavuga ibintu biremereye cyane. Ibaze nawe iyo shampiyona, buri wese afite ibyo yavuga kandi bikomeye. Ngenda simba mbikubwira, ngenda inshuti n'abakinnyi benshi ariko kuruta uko bitekereza. Ariko buri muntu wese ngiye tuba tuganira, buri muntu wese nyisanzura ngiye tukaganira, buri muntu wese afite ikintu yavuga kandi kiremereye. Niyo mpamvu nzashinga ibitaro byo gukansoringa abakinnyi bose. Ibigenze gute se? Uri utagira ngo umuntu kuba yaba yaratunze amafaranga nyuma akaza gusara akagira gute? Hari aho harimo za depression, uri kumva haba harimo ibintu umuntu aba adashobora kwiyumvisha. Niyo mpamvu rero nta rwego na rumwe rutarwaye iwacu Dani. Bro, mu buzima busanzwe umuntu kuba yatunga amafaranga akayabura ni ibintu byoroshye. Ariko kubera iki usanga mu bijyanye n'imikino umuntu ahita amera nk'umusazi, akamera nk'uwa depression nakubwiraga. Kuko mu buzima busanzwe ngenzi abantu batunze amafaranga menshi cyane bagera barayabura man. Barakena b'abaturage basanzwe bariyakira, nyine biberaho ubuzima bwa gikene. Ariko uzareba umukinnyi wayatunze agashira, ahita amera nk'umusazi ku buryo mushobora no guhura mu nzu ari gutoragura amashashi. Biterwa n'iki Dani? Inshuro ya mbere mu mutwe we haba harimo yuko ibintu byonyine aba yaranyuzemo. Noneho iki cya kabiri akavuga ati nk'ibi bintu nakabaye narabivuze. Ariko yatekereza ko uwo munsi nta muntu umwe wamwumva, akavuga ati reka nisarire nta kundi. Dani, none zo umupira maze uvemo Dani. Ariko nanjye mana yaje. Umupira ni mwiza, ni umukino mwiza man, mwiza umuntu akina yishimye. Numva kuva mu bitazanshobokera Dani pe. Numva nakavuyemo burundu nkajya kure yawo, ariko ongera nkavuga Patosi mperutse kubona ngo baramuriye dolari kwandika ngo Canada baramuriye. Uwo nguwo se mureka akomeza arwane n'amba groupe, afite groupe ziba zirimo abantu magana. Ubu nureba ibi ngibi uvuze ubu yabiri kodinze mu kanya arabinaga muri groupe yiwe. Nta muntu nzatuka, nta n'uwo nzavuga nabi. Nuko ikibazo nivugira gutya umuntu ejo akagenda akavuga ngo nta burenganzira mfite bwo kuvuga.
ariko ikintu nta muntu nzavuga nabi, nta n'uwo nzatunga urutoki, ariko ikintu cyose kitagenda kibaye kigenda sinzi, ariko nuzumva ashaka ko tuganira azaze tuganire. muganira gute se ariko ni ukuri reka nkubwire, nuko tujya tuvuga ibintu rimwe na rimwe abantu bakaza hano bakumva ko twasaze cyangwa twabuze ibyo dukora, ariko ibintu tuba tuvuga ni ibintu biba byumvikana neza cyane kabisa. kandi nabiyo bavuye muri izo nshinga babivuga. Niba ndi kukubwira ikintu cy'ubuzima nabayemo imyaka 9, uri kumva, ngiye nkakubwira ibintu nabayemo ubuzima bw'imyaka 9, ahubwo wowe warangiza ukabica ku ruhande ukajya kumva ko ndi kukubwira ibintu ngo byo guteranya ngo by'ibiki, ahubwo umuntu agaturuka utarabibayemo utazi nuko bikorwa akaza akakubwira ibintu ukumva ko ari byo, aho honyine twagakwiye kujya dutekereza tukabyumva. Ntabwo nta muntu njye mu buzima bwanjye nta muntu umwe njye nangana nawe, nta n'ubwo mwanya ngufite wo kwanga umuntu. Nijya umenya ngo ntabwo ku isi kamere muntu uko maze kuyibona, kamere muntu uko maze kuyibona ntikunda ukuri, kamere muntu ntikunda umuntu ukandagira mu masahani, nubwo umuntu byaba ngombwa ko akora ikosa ritabaho kugira ngo abone umugati. Nabonye benshi barikora kugira ngo babone umugati. Iyo ushatse kubivuga nabo bimugira ibibazo n'abantu kabisa. Umugati uzakura muri ayo mati kugira ngo uzawumarana kangahe? Nabonye uzamuka uyu munsi ejo ukaba waguye. Nabonye ikintu gikomeye ahantu natinye buriya, naravuze ni noneho ndushijeho kumenya cyane abantu. Nakoze urabona izi ngendo narindimo, ejo nzabigaruka muri studio, narindi mu ngendo za scouting, kwagura amasoko n'ibindi, ko nyine mikoro nta gihe kirekire rwose. Noneho bro, ibyo bintu byugomba kubyibukana bishyiramo n'imbaraga, dore nanjye mbigeze. Noneho ikintu gikomeye ni iki, nta mukinnyi n'umwe, mbisubire mu byumve cyane, nigeze ngurira APR mu bakeye bose APR ifite, nta n'uwo nigeze ndangira APR, abo nayirangiye nta n'umwe wafashwemo. Ariko ba nyiri kubikora bro bakagenda bakaryama bakagarama, ukajya kumva sometime urimo baravuze ngo wanta nyine guta umuntu aba igitambo cy'amakosa wakoze. Oya wowe ejo uzaburi yose kuri radio cyangwa ni online? Yego ejo nzaba ndi mu rukiko kabisa. Urumva Dani, ni guta umuntu akora amakosa ariko akemera ko hari undi muntu ugomba kuba igitambo kugira ngo agere iyajya. Nta mukinnyi n'umwe ariko kumva ngo nini na nini, tibaza naribajije ndavuga abantu bateye gute kwiye. Ni ukuvuga ngo ikintu cyane burakeye ngibi by'ibihimbano ngibiki kugira gute. Noneho telefone yanjye ivuyeho abantu baravuga, telefone yanjye yavuyeho abantu baravuga bati bati bya bintu ni byo. Oya nanjye cyakoze reka nkubwiye, nabonye ivuyeho ndavuga bya bintu hanta bavuze ni ukuri pe. Nabonye ngo washatse no gufatira umwana w'abandi muri studio. Yakoze Dani, ahubwo bazahita bagufata bagufunga. Dani, ariko ni gute ngende uzi ikintu uzi mu Rwanda, kuko umuntu azamura ikintu kiba ari uko ari ikintu cyabaye. Ahubwo se uriya mukobwa se mwakoranye imyaka nk'itatu? Aneta amaze imyaka 3 avuye kuri radio Disi. Niba atari twarakoranye. Ye nanjye ndamuzi man, uriya mukobwa ndamuzi tuvuganaho mbere, ariko ngiye kubona mbona ngo anta ngo yashatse anta uriya mukobwa ko muzi koko nzi ukuri kwe, ubu washaka kumufata ntahita anakurega ntagire gute n'ubutabera bo mu Rwanda. Shambona abantu nicyo nagiye kukubwira, niba hari igihugu cyiza. Nabonye telefone ndavuga ati anta cya gisambo bya bintu byose bavuze nibyo kabisa. Niba hari igihugu cyiza nakunze Dani, cyiza nkunda kuva ku muyobozi wacyo, ni u Rwanda bro. Uzi impamvu ndukunda? Nta muntu ushobora kurenganya umuntu mu Rwanda bro. Oya nta muntu warenganya umuntu. Ntibibaho Dani, ntabwo bibaho pe. Ntibibaho mu Rwanda. Ikintu cyose bakuvugaho Dani, mu Rwanda bafite ababigenzura bakabikurikirana bakamenya ngo ibi bintu nibyo cyangwa si byo.
none se oya nta tangazo birakomeye wabonye ribu nta tangazo wabonye ribu yasohoye nyuma. ikintu abantu benshi cyane barabyumva kandi na nyiri ukubivuga nawe arabyumva, nyiri ukuri aba akuzi, niyo mpamvu agomba kuza kwireguraho akavugaho dukeya, ariko wowe wabivuze nabonye ubivuga nyine nko kugira ngo ushyireho ukuri ku bantu bahora bagushinja ko ari wowe wabaguze, ariko nta mukinnyi n'umwe ukuntu rwose. byaje gukura bikaba ibintu bya danje. buriya pari kontere buriya ntureba ntubona muri Rayon Sport. buriya muri Rayon Sport hari abakinnyi naranzemo kabisa, harimo abakinnyi narangiye Rayon Sport bari gukina rwose nka bane rwose mu kibuga muri 11 Rayon Sport irimo gukinisha harimo bane naranze Dani kabisa. harimo bane naranze, buriya APR nta mukinnyi n'umwe nayirangiye, ariko Rayon Sport harimo bane. wabonye singuyu Dani umusaza nawe ariko waje tukaganira waje tukiganirira. inde Dani mwise neza umwe wakinaga muri Mukura ari hehera ko nabonye agira ubwoba tsitira. mwise neza Daniel, mwise neza Daniel asiga abaheze arahana abantu tujya dukunda guhuza tukaganira kabisa. ni umuntu w'umupapa cyane. boneme Daniel yageze ahantu gute? Reka ndebe ndimo ndamushaka hano. mwise neza Daniel ko ntari kumubona kweli, nakora ka request murebe, kora ka request rafiki yangu defenseur international. umuntu w'umugabo tujya tuganira sana kabisa, tukavuga shaye bana uriya mupira w'iwacu kugira ukemuke biracyagoranye. ariko uzi icyizere nyangira Daniel, uzi icyizere nyangira buriya hari igihe kizagera uriya mupira ukayoborwa n'abantu bawuzi kandi bawukunda by'ukuri bataje gushakamo indonke. icyo cyizere nyegera mushyiremo imbaraga mu banyamahanga, muzakinisha abanyamahanga gusa, kuko abakinnyi b'abanyarwanda bo bari gushiramo ni bakeya. yego abakinnyi b'abanyarwanda niba bariyemeje abanyamahanga ubwo nibashiremo bavuga ati baze ari abanyamahanga gusa. mu myaka nk'itanu iri imbere none ko nta bana tuba tuzamura ntaki, urumva mu myaka nk'itatu iri imbere aba hari abanyarwanda bazaba bagikina ko biragoye. ntabahari pe, ntaba bahari. ye byonyine isonga twakinanye hashobora kuba hasigayemo byibuze nk'abakinnyi batarenga bane. abantu b'isonga hasigayemo abantu batarenze bane cyane. numva ari kandi bake cyane, twari abakinnyi bagera muri 30. umwaka umwe twese twari twavuyemo ba Savio, twese twabonye amakipe batuguze twagiye. Savio ari he? ariko abo bakinnyi bose Savio ari he? Savio wawe yagiye? batwaye igikombe simeruka baratwaye igikombe cy'amahoro, nyuma yaho polisi yahise imurekura. ndakubaza ari Portugal cyangwa ari aho ngaho muri kumwe? ari Portugal. Portugal cyangwa mu Budage? we na Bienvenu bari muri Portugal niko mperuka. ari mu bakinnyi bafite agahinda Savio ku mutima. Savio buri yagize ngo avuge baze nyine nibyo mba ndi gukubwira ngaho Savio avuze. Savio ndabona bita Karemera atubwira ko yibereye muri mu Budage, n'ubu yari ari mu Budage hari na Bertrand, ariko wa mugani ushaka kuba ubindusha kubera ko muganira cyane. buri agahinda Savio afite bro. reba kumara gutwara igikombe cy'amahoro nta mezi abiri arashira afite aho kwirukana muri kapiteni w'ikipe. noneho kukwirukana si ikibazo, utavuga rutanga kwirukana si ikibazo, ugahita ubura ikipe. ibyo bintu uri kubyumva yamunyangire nakubwiraga. i Kigali genda bize hari abakinnyi birukana uyu munsi, noneho kuba umuyobozi yanamwirukanye si byo bihagije, yakumva agiye kujya nko mu yindi kipe nabwo akagenda akabwira abayobozi biriya kipe turiya mukinnyi mu mwihorere kandi ikipe yari mukeneye yanagufata ibibona ko ufite ubushobozi ikagufata nk'aho iri kugufasha,
avuga ati reka tugufashe kandi Savi afite bamukeneye. agahinda, Savi afite agahinda Dani. Ntabwo ari Savio, ni abakinnyi benshi, Eh? abakinnyi benshi, ntabwo ari Savio gusa. Savi afite agahinda urumva nibyo akagutuye. nari ndi kukubwira, reba nko kuba isonga buri mwaka yazamuraga abakinnyi bajya mu cya mbere, buri mwaka, ariko reba isonga bahise bayikura. Ubona ko ibintu byabaga bifite akamaro byose byagiye bivaho. Za Senke zazamuraga abakinnyi buri munsi. Sibyo nakubwiraga ngo Dani, ikibazo dufite gikomeye cyane ni abatekerereza umupira, ba nyiri kuwutekerereza. Bro, kera nkiri umupeti niga muri pirimeri hari i Remera, habaga ikipe, habaga abana b'ingeri zose, mwarahuraga mugakina muri grande vacances, twahoraga turi amakipe nka Senkana, muri bukine mu irushanwa rya nyaryo rizarangiza grande vacances yose. Ariko uyu munsi wa none nta namwe ushobora gusanga abana bari gukina. Uri kumva? Uzanyamira kugira ngo ubone hano usanga nk'umutoza ari gukina ari gutoza abana, ariko ugasanga abo bana nta competition bazabona bo guhura n'abandi bana. Yego. Urumva rero icyo gihe ni nayo mpamvu buriya bavuze ngo generasiyo y'abanyamahanga bavuga hakaza abanyarwanda, ukabona abana b'abanyarwanda bahari ari benshi, babaga barazamuwe ari benshi. Ariko uyu munsi wa none ujya no gushaka n'abakinnyi bakina ushaka babura pe. Nakubwiye ibaze ko muri buri gice uragira Remera ugasanga ikibuga cy'abana kwa kundi mwahuriraga ku kibuga muri benshi musimburana, havamo bamwe hajya mu bandi. Icyo kibuga nta kigihaba Dani. I Nyamirambo ikibuga gihari kimwe cyonyine ni tapi rouge, kandi nayo ifite abantu bayikoreramo bazwi bayishyuye. Ibifite amategeko ayigenderaho ntabwo wapfa kuyijyamo. Kimisagara nta kibuga bro, Kicukiro nta kibuga bro. None se wamugana ubwo turashaka ngo abakinnyi bazave Dani. Niyo mpamvu ngewe nanavuze nari nashyigikiye politiki yo gukinisha abanyamahanga benshi, kubera ko abakinnyi b'abanyarwanda ni bake. None niba mwarinjiye muri gahunda y'abanyamahanga, mukomere ahubwo mubashyiremo ari benshi, kuko n'ubundi nimukomeza kubarekera ari bakeya abana b'abanyarwanda n'ubundi ntabahari. Ujya none ugasanga abakinnyi bagikina b'abanyarwanda urababara pe. Ahubwo niba mwahisemo abanyamahanga, mukenyere muvuga ati twagiye ahubwo ku banyamahanga nimushaka mubagire 10. Ana ngo ni bake Dani nyine kugira ngo byibuza shampiyona itere imbere, ariko ikipe y'igihugu ya CHAN yo ntayizaboneka. Biragoye cyane kuko na 11 ba CHAN mbapanga kugira ngo babone bikaba ibindi. Tinya abantu batsindwa na ntuza ariko mu rugo na Djibouti. Ni Djibouti yari yadukomye. Ni Djibouti yari yabanje kudukoma match ikurikiye nibwo baje biminjiremo agafu Dani. Zira kipe za Djibouti na za Ethiopia zabaye imyaka myinshi zitsindwa ibitego byinshi. Zaragiye ziricara zemeye kwiga man. Erega umupira ntabwo ari ibintu bituruka mu kirere ngo pa. Ni ibintu umuntu ategura. Ni gufata umwaka 2, 3, 5 ariko baragiye. Hari igihe twakinaga na Ethiopia man, ukabona ko iri mu kintu cyo gukina umupira bro, ikadukubita pasi nk'ibihumbi 5, ariko bikarangira tuyitsinze kuko twe twazaga dushaka amanota 3. Ethiopia yarize gukina na n'ubu ariko iracyakina, na n'ubu iragatera ariko igakubita. Uyu munsi igutsinda yakinnye yanabitsinze. Uyu munsi ubu twapfa gushimaho. Oya Ethiopia biragoye ugeze ku rundi rwego. Rero ziriya kipe zemeye kwicara ziriga kuko zabaye imyaka myinshi zitsindwa ibitego byinshi. Uyu munsi none bari mu nyungu, natwe rero nitwemere dufite ibibazo bikomeye. Ibaze ko mu bantu bayoboye umupira bari muri bodi ya ligue harimo umuyobozi nzi, simuvuga amazina, yafashe amafaranga ubwiwe abetinga. Icyo gihe ndumva betting yari ikemewe mu Rwanda, abetinga match yahuje la Jeunesse niba ari nihe equipe muri deuxième division. Narabivuze kuri radio cyane, narabivuze. Abetinga kwitsindisha la Jeunesse ibitego 5. Icyo gihe yitsindishije ibitego 5 yatozwaga n'uwo bita Frere. Igihe nawe narabimubwiye na mwana, niba uri umwana ungana gutyo ukaba ugeze ku rwego rwo kubetingisha match ngo utsindwe ibitego bingana gutyo, biteye agahinda. Uwo muyobozi yarashyizeho miliyoni, yariye miliyoni zirenga zingahe, uko amakuru nayo hawe n'abakinnyi yakoresheje n'abatoza n'abandi yanze kwishyura.
umwe muri abo uwo muyobozi wabikoze ari mu bayoboye hano hari umuntu uri kukubwira ngo wanta ngo ni Risarika Academique se ngo wamenye ibyako se ni Rubavu se Kirubavu menya narizi ko kari Rubavu kari gukora nanjye meruka najyaga mbona bazanira imyenda n'abana benshi cyane sinzi ubu ariko se aracyabona umwanya wo kubizamo ntabwo ari ikibazo cyo kubona umwanya mani hari ibintu byinshi cyane umuntu bimuca intege nkanjye reka nkubwize ukuri nkunda umupira no mu maraso na madamu arabizi no muri gahunda zanjye ko bizagenda kose nzatunga ikipe y'abana bazamuka ariko sinshobora gushaka ikipe y'abana bazakurira mu Rwanda ibihe byose ngo bazakinire amakipe yabo no nzabanza nicare nshake n'abaterankunga ku buryo azagira imyaka 15 byibuze umwe ku mwaka agasohokamo akagenda buri mwaka byibuze umwana umwe nashatse abaterankunga ba nyabo nkavuga ati uyu nguyu nawe ubundi kuvuga ngo abana ugiye kubarira mu Rwanda bazakina se mu yahe makipe twifashirije abamutungo twifashirije abana bo mu Rwanda Dani tubafasha Imana nimfasha n'undi mufashe rwose kuvana mu Rwanda bakajya gukina hanze nanjye nibyo ndimo Rwanda nkeneye inkunga zabo banze nzifatishe neza nzifate mu ntoki nimara kuzifata mu ntoki inkunga zabo nibwo nzamanuka nkavuga ati iyi kipe igiye kubaho buno buzima byibuze umwe ubarimo mwiza cyane azavamo agiye gukina nko ku mugabane w'Uburayi akurireyo anabimenyere ariko kuvuga ngo ushinze akademi hariya ngo abana bakine nyine aragera uramukuza ariko nagera hejuru usanga ni handi umwana umurekuye kandi waramutakajeho ibintu byinshi waragize gute so urumva rero naho biri Dani kugira ngo sindimo kwisuganya kugira ngo utuntu ntunganya twejo muri studio we oya ntari dutunganya bro dutunganya ejo ahubwo ndavugana na Nkomezi na Alex turebe ko ejo twapanga tugakora boro ndende dutunganya tuba tutugizeho biba bibaye kabisa ubwo tuzavugana ejo uyu muri studio papa ntari bro merci Nabashimiye cyane byimazeyo abo twabanye byinshi cyane twaganiriye numva ko dufite gahunda nyinshi cyane zo kuzagira byinshi tuvuga dushyira hanze kugira ngo agire ibikemuka mu mupira wacu so rero ndabashimiye duhurire muri studio ku munsi w'ejo za Radio na TV10 n'urukiko rw'imikino ndabakunda kandi mbahoza ku mutima murakoze cyane ijoro ryiza nicyo nashaka kukubwira uko muvuga ngo abanyamakuru tugira amadefo kandi nkayemera namwe mu bakinnyi harimo abagira amadefo erega turabakinnyi benshi bakinnyi gusa kuki ushaka kuvuga mu bakinnyi wenda mu bahanzi ntabiri no mu banyamakuru barimo nabyemeye ahubwo nuko nyine tuba turi kuganira mu mikino ariko ni mu buzima busanzwe ubu se ntawe natwe muratuvuga ariko natwe turabizi ko hari abanyamakuru basabiriza urumva ko oya icyo biba bihari ndi mu buzima bwose ntabwo ari cyo bishoboka byose ariko turabizi ko hari abanyamakuru namwe muba mumeze fo bameze nk'abatagira n'akazi ahubwo ikintu kimbabaza ni kimwe Alex ko ufite imikwaje iremerera oya rega buriya hanta nuko umuntu ajya buriya nuko buri muntu wese aba yicecekeye afite ukuntu acecetse nuko mwadufashe nkaho tutemerewe kubavuga cyangwa tutemerewe kubavugaho uyu muzajya mugenda mukatuvuga namara kutuvuga twebwe tukicecekera abandi bakinnyi baravuga nta muntu utagira iki mutinya kuko iyo udashaka bakuvuga ntabwo ari kuza mu mupira kuko umupira uko yenda kose barakuvuga njye ko wamvuga kose uko wagira umeze nabi umeze neza bagomba kukuvuga
Dani kuki ikibi mwanga nuko kuvugwa bakuvuga ibintu wowe bitari byo. ikibi nuko bavuga ibintu bitari byo Dani. ikintu kimbabaza ni kimwe nuko bavuga ibintu bitari byo ku muntu bakanabijyana muri famiye kandi mane abantu baturi inyuma twese badusapotinga ni famiye zacu, izo radio baba bazikurikirana gatanu. Ariko Dani bizu ukuri Nkomezi yavuze neza, mbwira ikintu kimwe bakuvuzeho abanyamakuru mu Rwanda ukacyemera ukavuga ngo ikibavuze no kuri. Ahubwo ngiye nasanze mu Rwanda yaba umunyamakuru, umukinnyi, umuyobozi, umutozo, umufana, nta muntu ushaka kuvugwaho, nta muntu ushaka ko bamuvugaho. Ngiye icyo kintu cyanunguye. Igihe cyose wisanze mu kintu kiri bukujyana ahantu hari abantu benshi ugomba kuvuga, ni lazima ibaze ko hari igihe uhura n'umukinnyi, hari igihe uhura n'umukinnyi wamuvuze ko yakinnye nabi, umutsi ukireka kandi yakinnye nabi. Kandi nanjye ku mutima mba mbizi ko nakinnye na erega ntago wakinnye ikintu mutari mwamenya ni kimwe, biriya bintu byose bibera muri kiriya kibuga mwebwe mujya kuvuga ibintu, twebwe mani mu mutima byonyine utsinzwe match ubuhombye amanota, uri kumva, ubuhombye amafaranga, nitwe abantu ba mbere bura mu mutima tuba turi kubyumva neza. Ariko ni ukuvuga ngo nujya kuvuga ngo umuntu yakinnye nabi, gukina nabi ni ugomba kubivuga, ni n'ibintu biba byabayeho. Ariko buriya umuntu wakinnye nabi ababizi nawe avuga ati kuki uyu munsi byanze, kuki ejo ukagenda ukanashaka n'impamvu. Oya Dani tuvugisha ukuri, wowe wenda wahuye n'abatoza benshi, hari igihe umukinnyi akina nabi wenda uri gukina hagati mu kibuga, umutoza w'umuhanga ahita avuga ngo uriya mukinnyi bitewe n'ukuntu asanzwe akina ari gukina nabi bitewe n'uriya wenda uri kumukinisha nabi. Uri ko ntabwo ibyo rero ntabwo mu Rwanda abanyamakuru bo mu Rwanda batagira batazi. Mu Rwanda iyo ukinnye uzi ko ubaguhengeka ku mwanya wanawukinaho nabi akaba ari wowe uba mubi, kandi abizi neza ko yaguhengetse ku mwanya utari uwawe. Ariko Dani nkwibarize, abakinnyi bose bakina umupira w'amaguru ni abakinnyi bakina umupira w'amaguru ni abakinnyi bose bakina baba bafite ubushobozi bungana? Ntabwo bwangana. None se abanyamakuru bose baba bafite ubushobozi bungana? Ntabwo bishoboka, buri muntu wese Imana yamuremye rega bitandukanye. Nyine kuki ibyo bintu mutumva ko bibaho? Kuki ibyo bintu mutumva ko bibaho nyine? Ibiki bitabaho? Ibiki uri kuvuga bitabaho? Twumva ko bitabaho. Kuki nyine wumva ko mu banyamakuru hatabamo abanyamakuru bameze nk'umukinnyi uza mu kibuga atazi umupira kandi nawe yazamuwe kubera favor runaka yagihawe n'umutoza kubera gusubikwa? Yesu uko utabyumva ibyo ngibyo byo ni ibintu bibaho, ahubwo ikibazo nuko amakosa menshi asindumva umunyamakuru yavuze ko undi munyamakuru byagenze nabi, kandi abanyamakuru arizo match zisigaye ziberaho. Ntabwo wabonye ejo bundi nanazemo akantu k'agashirira kamwe konyine, wabonye imikwaju barekuye, wabonye imikwaju banyegetseho. ariko nuko wagerageje kubivugira ku karubanda. Buriya abanyamakuru ndabazi namwe kuko nge ndi inshuti n'abanyamakuru benshi, kandi abantu benshi tuba turi inshuti, uri kumva, mba muzi neza, utuziranye neza benshi. Alexime yotsinze ntabwo ndi kumwumva. Alexime yotsinze ntabwo turi kumwumva. Oya ndi kuvuga Michel ari kumbaza iki? Michel atangiye kumpamagara kubera mbonye live. Raila kandi yanze kuguhamagara. Ikibazo cyabo baba bacecekanye ukuri, bagiye bakure kuri kumva rata mu nda y'isi. Umupira twarawuhagaritse, tugomba kuvuga ukuri kugira ngo hagire ikintu gihinduka. Rusheshangoga batitira, Rusheshangoga barimo gutitira. Ikibi ni ugutukana, ikibi ni ugusebanya, ikibi ni ukubeshyera umuntu. Icyo kibi cyonyine. Nta muntu nzavuga. Michel ari mu bakinnyi batigeze basunikwa akiri umupira, yari afite ubushobozi bwaratitira iki? Kandi ko nta n'ikibazo na kimwe yigeze agira mu buzima bwe. Kandi abantu batagize ibibazo muri kariyeri. Ongeraho ko ari nawe mukinnyi wavuye mu Rwanda arize. Mukinnyi wavuye mu Rwanda arize, arimo gusezera Kigali ari mu ruzigararira. Ariko batitira
nawe ririya ni nawe ari mu ishyaka mani gatebo kacu yaretse umupira igihe ririya ni ishyaka kitageze. nta kindi Oya kandi ariko nawe yaretse yawuretse igihe umupira igihe kitageze. kitageze. Yego, Yari agifite yego. imbaraga. yari ifite imbaraga ariko nuko buriya ariko yari yabihisemo ariko yanabishatse yari gukomeza kuko buriya Rusheshangoga yumvaga ko igihe mikide. cyageze. Urumva Dani, ikibazo gihari ni ikihe? Mu Oya Rwanda mwebwe umva ikintu narabikubwiye ndabisubiramo. Nta rwego na rumwe mu Rwanda dufite ruri perfect 100%. Nta na rumwe mu mupira w'amaguru nicyo kintu Icyo dufite cyo gikomeye. nashaka kuvuga. ikibazo Nta s'abantu na rumwe. abantu na bari muri izo rumwe. nzego barabizi Kiri Njyewe gushaka ikintu birengagiza kubyirengagiza. abantu mfite nk'abantu babiri niboneye mu mupira bashobora kuba narabonye gutya nkabona ni bazima mu mupira, dufite benshi bameze nkabo. Umupira ushobora guhinduka. Ntabwo mvuga abakinnyi, simvuga abanyamakuru kuko abanyamakuru ndabazi bihagije. Yego. Uri kumva? nta n'ikintu baza bakubeshya Nta n'ikintu bambesha. Usibye ko ngiye mbaho nicecekera, bazi ko abenshi baba bazi ko umuntu atabazi. oya urabihorera mani Ariko abantu nabonye mu mupira nahuye nabo bazima ni umugabo witwa Olivier perezida na afande mukuru Fande James. Ariko nabo barabeshwa, abaho hasi bababesha byinshi ntibabimenye. Urumva bari abagabo baba bari busy, ntabwo bashobora kubona umwanya wo gukurikirana ekipe buri munsi. Yego. Ariko abantu babaha amakuru nibo bababeshya. Ndi kumwe nawe rwose kuri iyo ngingo. Aho turi kumwe rwose. Dani ibyo bintu ntabwo ubizi. turi kumwe 100%. Yari igihe umuntu akujyana amakuru akayajyana hejuru akakuvugaho ibintu bitari byo. Yego. ukaba mubi kabisa Ukaba mubi abantu ariko icyo mbaza twese ntabwo turi perfect hunter. oya abantu bose Alex biterwa n'iki? Alex biterwa n'ubukene, n'ubujiji, n'ishyari, n'iki? defo ya mbere mu Rwanda tugira ituma n'abantu badatera imbere, tugira ishyari. Niba ubonye umuntu ateye imbere si ushaka kumwifuriza ibyiza ngo akomeze atere imbere, cyangwa se n'ubundi ari n'umushuti wawe namubaye se bimeze bite, ega ashobora no gutera imbere ejo akaba ari nawe ukamugiriraho umugisha ugasanga aguhaye n'ako kazi nawe ukabaho. Ariko iyo umuntu ari gutera imbere twebwe tuba turi kubibona nk'aho nyine sinzi ukuntu muri kubyumva, ku buryo ushobora wumva ko atakwiye kuba ari kuzamuka ari kujya hariya, ahubwo wumva ko yagombye kuba ari hasi. Icyo niyo defo ya mbere tugira ikomeye. Reka nkubwire ukuntu ariyo ya mbere njye nkubwira ikintu nguhe n'urugero. Ukabona umukinnyi bamuguze miliyoni 15, umunyamakuru akagenda akicara akavuga ati ariya amafaranga ngo barayataye, akavuga ukuntu bayataye kandi umukinnyi ibintu agiye gukina, ahubwo rimwe na rimwe n'umunyamakuru akavuga ati ibintu akina nanjye nabikina. Ibaze kujya kuri radiyo ukavuga ngo uriya muntu amafaranga bamuguze barayajugunye.